Twongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe kwiza, ngushimiye ko wongeye kuduha umwanya ngo tuvuge ibyanditswe byera, nsengera imitima yose igiye kumvira ijambo, ndetse nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose bibe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tubazaniye impuguro igira iti ntugatuke uwasizwe. Ntugatuke uwasizwe. Uburyo bubiri bwo gusigwa. Ubundi habaho uburyo bubiri bwo gusigwa. Hariho umuntu wa mbere wasizwe n'Imana, uwo nguwo agendera kuri Bibiliya n'amahame yayo. Uwa kabiri ni umuntu wisize ubwe, uwagendera ku mihango yihimbiye. Uwisize cyangwa se uwiyimitse ntabwo we agendera kuri Bibiliya, ahubwo agendera ku mihango yihimbiye. Ni abantu baje bigira nk'abakorera Imana ariko bakora mu nyungu zabo. Abo ngabo barisize, nta wigeze abasiga, nta n'uwigeze abahamagara. Mu yandi magambo, ubutumwa batwaye ni ubwabo, ntawabubahaye, kubera ko niba utemera Bibiliya n'amahame yayo ngo ubikurikize, ubwo butumwa utwaye ni ubwawe, ntawabuguhaye, ndetse ni ubwa Satani. Reka tubaho urugero. None se wowe uvuga ko ukorera Imana, ufite abagore 5, uri umugabo, ufite abagore 5 cyangwa 6 cyangwa 7, buri munsi abagore urahinduranya n'ibibi byose, kandi ngo urasenga. Iyo mirimo ukora ntabwo ari imirimo y'abasizwe. Niyo mpamvu wisize cyangwa se wihamagaye. Kubera ko ubundi aka kazi cyangwa se uyu murimo w'ubuvugabutumwa cyangwa se wo kuvuga ubutumwa, abantu benshi bihamagaye cyangwa se bisize bawujemo ari benshi. Ubundi se muzaba muri benshi mwabuze akazi, mwagiye mu buhinzi cyangwa mukajya mu bworozi, ko naho harimo imirimo umuntu yakora. Aho kugira ngo muze mwigize abakozi b'Imana, mwigize ko mwahamagawe n'Imana kandi mwarihamagaye, mufata abakristo cyangwa se intore mugenda muziyobya, cyangwa se mugenda muya abakristo kugeza n'ubwo bayoba inzira, ariko bitewe n'uko mwababwiye ubutumwa butari ubwa nyabwo. Nimushake ikindi mukora, kuko Imana ikeneye gukorana n'abo yahamagaye. Abihamagaye mwese nimushake ikindi mukora, kubera ko ubundi umurimo w'Imana niba ubananiye kuwukora neza, nimubivemo mujye mu bindi rwose, kuko birahari ibyo mushaka gukora, birahari ni byinshi, ariko mutafashe abantu ngo mubayobye inzira, kugeza n'ubwo bazajya kubona bisange bamaze kugera igihe intumwa, bitewe n'uko mwababeshya inzira, cyangwa se mwababwiye ibyo Bibiliya itavuga, cyangwa se mwihimbiye uburyo bwo gusenga, mwishyiriraho amahame yanyu atari muri Bibiliya. Gusigwa amavuta, Bibiliya ibivugaho iki? Ubundi gusigwa amavuta ni umuhango warangiriye mu isezerano rya kera. Amavuta yagombaga gusigwa abatambyi, agasigwa abami ndetse n'abahanuzi. Gusa byari mu isezerano rya kera, kandi byari ikimenyetso gishushanya umwuka wera uzaza agasiga abantu amavuta y'umwuka wera. Kubera ko bimwe mu bigereranyo cyangwa se mu bigereranya umwuka wera, cyangwa se umwuka wera agereranywa na bimwe, cyangwa se n'ibi tujya kuvuga, umwuka wera burya agereranywa n'amazi. Umwuka wera agereranywa n'amazi. Luka 3:16. Icya kabiri, umwuka wera agereranywa n'umuyaga. Ibyakozwe n'Intumwa 2:2.
icya gatatu, umwuka wera agereranywa n'inuma. Itangiriro 8:8-12. Icya kane, umwuka wera agereranywa n'amavuta. Yohana wa mbere 2:20-27. Ho reka tuhasome, haravuga ngo kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusigwa kwe kubigisha byose kukaba ari uk'ukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije mube ariko muguma muri mwe. Reka dusubiremo. Kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, uwo ni Yesu. Kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, ari cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusigwa kwe kubigisha byose kukaba ari uk'ukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije mube ariko muguma muri we. Mwumvise ko abantu Yesu yahamagaye abangaba bamaze gusigwa, ntabwo bakeneye kongera gusigwa andi mavuta ukundi, kuko aya mavuta Yesu yabasize arahagije. Nta muntu n'umwe wemerewe kongera gusukwaho andi mavuta ayo ari yo yose, kubera ko abizera, abakristo bahamagawe burya barasizwe. Bagihamagarwa, Imana cyangwa se Yesu Kristo yahise abasiga amavuta yo gukora uyu murimo w'ivugabutumwa. Bivuze rero ngo umuntu uri kuzana cyangwa se kongera gusiga abantu amavuta wese, ubundi ku gusigwa ari kuzana ari kukuvana hehe? Ni uko bihimbiye inzira. Aba Yesu Kristo bose yahamagaye bose yarabasize. None uku gusigwa kongeye kugaragara muri iyi minsi, abantu bagenda basiga abana amavuta, kuri guturuka kuki? Kuri kuva hehe? Abari gusigana amavuta ye baguze mu masoko, abangaba bihimbiye inzira, cyangwa se bagaruye abantu mu mategeko ya kera, cyangwa se muri Old Testament. Yesu yacunguye abantu ububata bw'amategeko, abaha ubuntu. None bamwe bagaruye abantu mu isezerano rya kera. Mufite ikibazo gikomeye, kuko Yesu Kristo aza gucungura iyi si, aza kuducungura, yaduhaye ubuntu, yaducunguye kutaba imbata z'amategeko, ahubwo aduha ubuntu, kuko amategeko yose muri Yesu nimwo yuzurira. Uwizeye Yesu, amategeko aba yamaze kuyakurikiza. Bantu muri gusigana amavuta muri iyi minsi mwaguze mu masoko, mufite ikibazo gikomeye. Abafite amavuta y'umwuka wera ntabwo bakenera ariya mavuta yateye basuka ku muntu ndetse akabazanira imyuka mibi. Abantu Yesu yahamagaye, abafite amavuta y'umwuka wera, ntabwo bakenera ariya mavuta yateye basuka ku bantu ndetse akabazanira imyuka mibi. Aya mavuta ntawayasuka ku wundi, ahubwo uwatswe umwuka wera wese aba afite aya mavuta, kandi ahabwa ikimenyetso kimwe mu biranga umwuka wera. Ikindi, yemerewe gusaba cyangwa se gutunga impano z'umwuka wera. Bakristo bene data, turababuriye ngo nimwirinde abasiga amavuta baguze mu masoko, bayatongera ibigirwamana. Bamara kuyabasiga, abantu bagacanganyikirwa ngo murabimitse. Ubundi ibi byaraheze cyangwa se byarangiye igihe Yesu Kristo yasize abizera amavuta y'umwuka wera. Aya mavuta niyo mavuta atangirika, kandi niyo mavuta adapfa kuva ku muntu kereka aramutse anyuranije n'amahame y'ijambo ry'Imana. Ababasengera babakoze ku mutwe mubirinde. Mwirinde ababasengera babakoze ku mutwe, bitewe n'uko umutwe niyo hedikota y'umubiri, cyangwa se
ni icyicaro cy'umubiri. Mwirinde abasengera bakoze ku mutwe, kuko bari kwangiza intekerezo zanyu, kuko burya umutwe nicyo cyicaro cy'umubiri. Icya gatatu, mwirinde abasengera babakoze mu biganza, kuko burya umugisha w'ihirwe uba mu biganza. Icya gatanu, umwuka wera agereranywa n'ikimenyetso. Abefeso 1:13. Icya gatandatu, umwuka wera agereranywa n'ingwate. Umwuka wera agereranywa n'ingwate. Burya hano mu isi banki ntabwo yaguha inguzanyo mu gihe nta ngwate ufite. Kugira ngo wizerwe na banki ugomba kuba ufite ingwate. Iri hame banki zarivanye cyangwa se amabanki yarivanye muri Bibiliya. Murebe amabanki niyo bakire ku isi dufite, kubera ko ubutunzi bwose dufite nibo tububitsa. Niyo mpamvu banki ari batunzi ba mbere kuri iyi si dufite. N'abakristo rero burya nabo ingwate y'abakristo ni umwuka wera. No ku Mana ni kimwe, dufite ingwate. Umwuka wera ni ingwate y'abakristo, ni ingwate y'abizera. Twibutse yuko umwuka wera hari ibintu bine akora mu buzima bw'umukristo wese. Icya mbere, umwuka wera aduhindura abana b'Imana. Icya kabiri, umwuka wera atwezaho ibyaha n'ibicumuro. Icya gatatu, umwuka wera niwe udusengera. Burya abakristo, abizera ntabwo tuzi gusenga, ntabwo tuzi amasengesho agera ku Mana ya nyayo cyangwa se Imana ishaka yizewe. Niyo mpamvu iyo usenga umwuka wera we aza, haleluya, agafata amasengesho wasenze akayarobanura, yarangiza akagufasha gusenga kugira ngo amasengesho yawe imbere y'Imana abashe kumvikana. Mu mvugo yumvikana, umwuka wera niwe udusengera. Icya kane, umwuka wera niwe utuburanira. Umwuka wera ni avoka wacu, niwe utuburanira ku Mana. Iyo umuntu akoze icyaha no ku Mana akenera umwunganizi cyangwa se akenera avoka. Umwuka wera niwe avoka w'abakristo imbere y'Imana. Ntugatuke uwasizwe. Ntugatuke uburya umuntu wasizwe cyangwa se wasizwe. Abami ba kabiri 2:23-24. Abami ba kabiri 2:23-24. Haravuga ngo bukeye avayo ajya i Beteli, akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka, baramubwira bati, zamuka munyaruhara we, zamuka munyaruhara we. 24, arakebuka arabareba, abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Abangaba bazize gutuka uwasizwe, birangira idubu ebyiri zije zirabarya kubera ko batutse cyangwa se batutse uwasizwe. Uyu uvugwa ninde? Uyu uvugwa ni Elisa. Elisa yari umugaragu wa Eliya. Shebuja amaze kuzamuka mu ijuru, yasize mu nshingano z'umurimo w'Imana cyangwa se yasize mu nshingano Elisa nk'umuntu, kuko Eliya we yaragiye mu ijuru azamuwe. Mwibibutse ko mbere y'uko Eliya azamurwa, Eliya yabwiye Elisa ati, mugaragu wanjye, gira icyo nsaba ntaragukurwaho. Elisa asaba neza, aravuga ati, ndashaka yuko umpa imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya yamubwira ati, unyatse ikintu gikomeye, ariko ninzamuka nkarinda ndenga, nzamuka ajya mu ijuru, ukintumbiriye birakubera uko wizeye. Niko byaje kugenda. Eliya yazamutse muri serwakira, birangira asigiye Elisa umwitero. Imbaraga za Eliya zihita zisigarana Elisa. Uyu rero Elisa barimo batuka ni uyu nguwo nyine Eliya yasigiye imyuka cyangwa se imigabane 2 y'umwuka we. Rwose niko byaje kugenda koko. Elisa yasigaranye
imbaraga za shebuja inkubwe ebyiri cyangwa se zikubye kabiri. Yasigaranye ubushobozi ubwe bukubye inshuro ebyiri, kuko yari abonye n'ubundi bushobozi bwa shebuja nabwo yarabusigaranye bwose, ariko abugira bwikubye kabiri. Reka tubishyire mu mibare. Ubundi Eliya akiri mu isi yakoze ibitangaza 7. Elisa we kuko yari afite imigabane 2 y'umwuka wa Eliya, we yakoze ibitangaza 14. 13 yabikoze akiriho ari muzima, icya 14 yagikoze yarapfuye. Byagenze gute? Abantu umunsi umwe bari bagiye gushyingura, bikoreye umurambo w'umuntu wapfuye, bageze mu irimbi bikanga igitero kibakurikiye, bajugunya umurambo ku mva ya Elisa cyangwa se aho bashyinguye Elisa. Wa muntu wari mu isanduku ahita azuka, nawe yiruka akurikiye abari baje kumushyingura. Birangira rero Eliya akoze ibitangaza 14, nyamara shebuja Eliya yakoze ibitangaza 7. Bivuze ngo yakoze ibitangaza bikubye kabiri y'ibyo shebuja yakoze koko. Bivuze ngo koko Elisa yasigaranye imigabane 2 y'umwuka wa Eliya. Na Yesu akiri hano mu isi mbere yuko ajya mu ijuru yasize abivuze ko yavuze ko abizera bazakora ibitangaza birenze ibyo yakoze, kubera ko n'ubushobozi Yesu Kristo yari asigiye abakristo cyangwa se yari asigiye itorero. Yohana 14:12 haravuga ngo, ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa Data. Mwumvise ko Yesu Kristo yavuze ko umuntu umwizera azakora imirimo nk'iyo Yesu yakoze, ndetse agakora n'imirimo iyiruta. Muri iyi minsi niyo mpamvu mubona abizera benshi, abakristo barimwo bakora ibitangaza byinshi bikomeye, kubera ko Yesu Kristo yavuze ko umuntu umwizera azakora nk'ibyo yakoze, ndetse agakora n'ibiruta ibyo Yesu yakoze. Elisa rero ubwo yari amaze guhumanura amazi, yari yarahumanye, yaramaze abantu yica n'amatungo, arimo agenda yahuye n'abantu batazi amavuta ye, baramutuka, babihamagariye urupfu. Dore amakosa benshi bakora bikarangira abazaniye umuvumo ndetse no gukenyuka. Aya ni amakosa abantu benshi bakora yo gutuka abantu basizwe, bikarangira abantu bakenyutse kubera ko bakoze amakosa yo gutuka umuntu wasizwe. Reka tubaho urugero. Sawuli umwami wa Isiraheli yari yarasigiye kuba umwami nyine wa Isiraheli, kuko arayobora umwami wa Isiraheli. Mu gihe cye mwibuka ko Goliyati yajyaga aza gutera Isiraheli, Imana ihagurutsa umwana Dawidi, umusore Dawidi, irangije imuha imbaraga. Dawidi arwana na Goliyati aramutsinda. Amaze gutsinda Goliyati, abagore batangira kugenda basingiza Dawidi barimba, bavuga ngo, Sawuli wishe ibihumbi, ariko Dawidi we yishe inzovu. Birangira Sawuli atangiye kugirira Dawidi ishyari, bitera abagore bamusingije. Dawidi nubwo yabonye ko umwami Sawuli yamugiriye ishyari, Dawidi ntabwo yigeze ahangara gutuka Sawuli wari warasizwe cyangwa se yamukishwa amavuta. Kubera ko Sawuli nubwo Imana yari yaramuciye, ariko Dawidi ntabwo yigeze ahangara gutuka Sawuli kuko yari yarasizwe. Mu mvugo yumvikana, Dawidi yari afite indangagaciro, values. Dawidi yari afite indangagaciro. Kubera iki ubundi abantu batiga amateka? Kubera iki abantu bahubuka no kugera ubwo umuntu atuka n'uwo atazi? Yababaje. Ibi bintu bikoze kuri benshi, gusa ni mwisuzume kandi muhinduke. Abakozi b'Imana mo muri iyi minsi y'imperuka twabamenya gute? Muri iyi minsi turimo, abakozi b'Imana twabamenyera he? Twamenya gute? Yesu Kristo ari mu isi, hari iki gisubizo yaragisubije. Yesu yaravuze ngo, abanjye muzamenyera ku mbuto zabo. Matayo 7:20.
nuko muzamenyera ku mbuto zabo. Yesu Kristo ari mu isi iki kibazo yaragisubije, yaravuze ngo abantu bose b'abizera bankorera by'ukuri muzamenyera ku mbuto zabo, kuko igiti cyiza cyera imbuto nziza, igiti kibi kikera imbuto mbi. Iki kibazo bene data ntimukongere kukibaza, Yesu yaragisubije aravuga ngo abe muzamenyera ku mbuto zabo bera, kandi izi mbuto ziragaragara muri Bibiliya. Abagalatiya 5:22 havuga ku mbuto z'umwuka. Izi mbuto zose zirahari, ziranditse, ziragaragara. Abakozi b'Imana, abakorera Imana bose bagomba kwera izi mbuto. Iyo izi mbuto utazera mukabona afite indi mico itameze nk'izi mbuto, uwo wese ntabwo yasigiye gukora uyu murimo, ahubwo yarisize cyangwa se yarihamagaye ubwe. Uyu muhamagaro arimo ntabwo yahamagawe n'Imana, ahubwo yarihamagaye. Reka tubagire inama, turagira abizera inama, ndetse namwe mwese mwumvireho kudatuka uwasizwe. Ubwabyo gutukana ni icyaha mu isi no mu ijuru. Burya gutuka umuntu mu isi ni icyaha, ndetse no ku Mana gutukana ni icyaha, kuko hari imivumo umuntu abana nayo bitewe n'uko yatutse uwasizwe. Abantu babana n'imivumo ituruka ku bitutsi batutse abasizwe, ariko abo bantu ntabwo babizi. Nimwihane mwikureho uyu muvumo. Bantu mwatutse abantu basizwe, mwese nimwihane mwikureho uyu muvumo. Sawuli yahize Dawidi agira ngo amwice, ariko Dawidi ntabwo yigeze amutuka cyangwa se ngo amuvume. Niba utazi aho umuntu yasigiwe, nta nubwo ugomba kumutuka, kumunegura cyangwa kumucira urubanza. Uwiyimbise n'ubundi we afite ikibazo gikomeye, cyangwa se afite akaga, n'ubundi nta ngororano ateze usibye kuruhira ubusa. Ameze nk'ukorera ikigo runaka kitamuzi, cyangwa se atari registered, nta zina rye ryanditse mu gitabo cy'abakozi. Iyo umuntu akora mu kigo runaka, muri kampani, atari registered, uwo ari wese aba aruhira ubusa, kuko iyo bigeze mu gihe cyo guhemba abakozi, kuko nta mazina ye yanditse, nta kintu ahembwa, bitewe n'uko mu yandi magambo akorera ubusa, ntacyo azahembwa. Uwo nguwo uri kuvuga Yesu yarisize amavuta, yarihamagaye, yaritumye ntawamutumye, ubutumwa afite ntabumuhaye. Uyu muntu rwose nimureke akomeza akore, n'ubundi amazina ye mu ijuru ntabwo yanditse, arimo araruhira ubusa. Nimwihane kandi muhinduke, Yesu araza vuba. Maranatha.